mugani wa Perezida Kagame niwe yavuze ngo iyo bashaka gushyiraho umuyobozi muri ibi bihugu bya Afurika ngo batoranye igicucu kuruta ibindi. Ibi Perezida Kagame yavuze nibyo ntabwo waba ugira ubwenge ngo wemere gushyirwa ku butegetsi ubanje kwisasira imbaga y'abaturage b'igihugu ugiye kuyobora, ubanje kwisasira abayobozi b'igihugu ugiye kuyobora, usimbura abo wishe. Ntabwo waba ugira ubwenge ngo ubikore utyo. Ntabwo waba ugira ubwenge ngo wemere kwiba umutungo w'igihugu cyawe ugiye kuyobora cyangwa w'igihugu gituranyi ushyira abo banyamerika n'abanyaburayi. Ntabwo waba ugira ubwenge ngo ubikore. Ntabwo waba ugira ubwenge ngo ushyigikire cyangwa ujye mu mitwe y'abicanyi igamije kwica, baba ari abakongomani cyangwa mu bihugu byabo cyangwa se gusahura mu mitungo ya Kongo. Ntabwo waba ugira ubwenge ngo ubikore. Ubu mu Rwanda hongeye kuba ibyaha biragatsindwa ntibikabe, ariko biramutse bibaye abatutsi tugahunga twahongera he? Wajya muri Kenya niwumva bihari, wajya muri Uganda, wajya muri Tanzania, abo duturanye mbwira abahunga bari bo bose bahungira hewe? Kandi ibyo bihugu nkubwiye nibyo twahungiyemo. Abantu ntibafite ubwenge bwo gutekereza. Burundi bwaratwakiriye, ubu wajya mu Burundi. Kongo yaratwakiriye, wajya muri Kongo. Kenya yaratwakiriye, nturebe uko bimeze. Uganda nturebe uko bimeze. Yabaza umbwira aho mwahungira. Imana ntabwo gukorera icyo ugomba kwikorera ubwawe. Narababwiye ati ko mwisha abantu benshi, kuki mudafata ibintu bya South Africa tukabari bituzana banze kunyumva obusasa balahiye niba bari bwibwa bagifite ubutegetsi bizabagenda gute bamaze kuwutakaza? Bajye babaza iki kintu, barahigwa bafite ubutegetsi niba butakaza bizagenda gute?